nitwa Nshimiyumukiza Donat nkaba nyine ikigo cya College de Gitozi. Urugendo rwari rwiza na mbogamizi twahuye nazo, urugendo rwebyo rwari rwiza nta kibazo. Twiteguye neza kuko ibingibi tujemo ubutaha twari twabikoze. Turi ikipe isobanukiwe n'imikino, ahantu hose foro twazisemo nta kibazo. Abanyarwanda badushyigikire mu byo dukora, bakurikirana amakuru yacu. Igikombe turagimanukana i Kigali kabisa. Amazina yanjye nitwa Uwimana Aline, nkaba nuruka mu kigo cya JS Gahini kiba muri Kayonza. Nkaba nyina umukino wa basketball, nkaba ndi na kapiteni wabo. Mvuze ku by'urugendo rwagenze neza cyane. Tugeze nyine twavuye mu gihugu tujya mu kindi amahoro, twavuye muri Uganda batwakira neza, turaza tugera Kenya batwakira neza. Naho tugeze muri Kakamega ibintu ni byiza rwose. So rero njyewe icyizere mfite nuko nyine tuzakora ibishoboka kuko dufite timu nyine ishoboye cyane. Nicyo cyizere nyine twatanga ku banyarwanda nyine basigaye mu rugo bakiduhanze amaso nyine. Murakoze cyane. Urugendo Kigali Kakamega rwari urugendo rurerure birumvikana kuko nahoze ndeba ibirometero bihari nsanga ari ibirometero birenga 800, ariko timu Rwanda twagize urugendo rwiza. Twavuye Kigali munsi w'ejo hashize, ubu ngubu saa 11 ziri mu gihugu cyacu cyangwa saa 12 z'i Bugande na Kenya. Nibwo tugeze Kakamega kandi dusanze ibihugu bindi byose byamaze kuhagera nabyo. Igihugu cy'u Bugande cyaje, igihugu cya Tanzania cyahageze, igihugu cya Kenya cyo ni mu rugo ni wabo, ndetse n'igihugu cya Ivory Coast nicyo cyamaze kuhagera. Hanyuma igihugu kitarahagera ni cy'u Burundi, ariko nacyo kiri mu nzira, namenye amakuru yuko kiri hafi kuhagera nacyo. Twasanze rero ari amahoro. Ubu ngubu turahageze, abana bagiye kuva mu modoka bagende bakikaho bagera aho bari burare, batangiriye gahunda yo kwitegura imyenda y'imikino. Intego nizisanzwe, dufite intego zo guhangana, zo guhatana. Twaje gukina, twaje guhangana, dufite intego yo gukina neza tukatahukana umusanzu cyangwa se umusaruro mwiza.